Uwahoze areberera inyungu z'abahanzi nyarwanda mu myaka ya 2020 witwa Mupendera Ramazani wamenyekanye nka Badroma muri iyi minsi ya none ari kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga ahanini biturutse ku magambo yiganje mu rwango gusebanya ku gihugu ndetse no kwandagaza igihugu biri mu bintu biri gutuma asirikira ku mbuga nkoranyambaga biturutse kuri aya magambo nyine atari meza aho avuga leta y'u Rwanda nabi ahanini mu mvugo ze akomeza kwibasira abayobozi b'u Rwanda agomeza avuga yuko u Rwanda nta kintu kimwe cyiza kibamo yewe yaba mu nzego zo hejuru ndetse no mu nzego zo hasi agomeza atangaza abanyarwanda bameze nk'ababa muri gereza bameze nk'abaziritse gusa abanyarwanda bakimara kubona iyi live cyangwa se aya mashusho mu minsi yashize nabo bahagurukiye rimwe hanyuma baramwamagana mu buryo budasanzwe aho nyine bamukumiriye ku mbuga nkoranyambaga bakamunyomoza muri aya magambo yuzuye ibinyoma yaragomeze gutangaza ku mbuga nkoranyambaga aho nyine bagomeje bamubwira yuko cyangwa se bamwibutsa ko u Rwanda ari igihugu cyamwonyeje akagikuriramo akakibiramo umusore kugera ubwo yaje kugira umuterankunga w'umuzungu hanyuma akamugena muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akamara imyaka mike cyane bamwe bati iyi myaka koko imike yumazeyo itumye rwose ubyimba ukaba utangiye kurwanya u Rwanda rwakureze ugakura abandi bati urahaze shahu rwose ibyo wigira byose ntago uzi ibyo uri gukina nabyo Leta y'u Rwanda ni igihugu kitavogerwa kitapfa kuvugwa n'ubonetse wese kubera ko ari igihugu cyanyuze mu mateka mabi aho nyine bamwe muri aba baturage mu bani comment ku mbuga nkoranyambaga bagomeje bagira bati ibyo tugezeho twarabiruhiye mu bihe by'umwijima twarabirenze imyaka 30 ishize ibyabaye turabizi kandi ntawe bitwibagiza ngo cyangwa se ngabikuri mu mitwe yacu wowe n'abafatanya bikorwa bawe cyangwa se abagukoresha cyangwa se aba boss bawe ubabwire ko rwose bidashoboka muzayemuza muvugiye ku mbuga nkoranyambaga birangirire mu magambo naho mu buryo bw'ibifatika muri beshya cyane kubera ko u Rwanda ruratera ntiruterwa yaba mu buryo bw'amagambo ndetse n'ibikorwa ntago mwapfa gushyigura Badroma wafashe umurongo wo gusebya u Rwanda ndetse no kuvuga imvugo nyandagazi agomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga aho nyuma y'iyi live nyine yatangaje yagomeze akora amalive umusubirizo aho nyine yagomezaga anenga ubuyobozi bw'u Rwanda agaruka ku bitari byiza u Rwanda rwaba rwaramukoreye cyangwa se rwarakoreye n'abanyarwanda mu yandi magambo akomeza agira ati u Rwanda ruraziritse abanyarwanda nta ruvugiro bafite Perezida Paul Kagame nagashobotse abanyarwanda bazi u Rwanda muri iyi myaka yose babisamiye hejuru hanyuma baramwamagana baramukumira induru ziravuga Leta y'u Rwanda igomeza ishishikariza urubyiruko kurwanya bano bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bari gusebya u Rwanda ahanini higanjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusa Leta y'u Rwanda yo ikomeje gahunda yo kwiteza imbere ndetse no guteza imbere umuturage cyangwa se gutera imbere nk'igihugu cy'u Rwanda abarwanya u Rwanda bo nta munsi batabayeho kandi bazahoraho Leta y'u Rwanda nayo igomeza gukumira bano bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga baharabiye ku Rwanda kuko ubifatiwemo abihanirwa n'amategeko kandi akahanwa yihanukiriye inshuti bakunze mudasiba kubana natwe hano wisanze hitwa Taifa Rwanda nimba wakunze amakuru yacu ukanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi nitwa Iriza Taifa ndabashimiye cyane Imana ibishimire kandi ikomeze ibane namwe